izina rya Yesu. Basuhuza ni Pastor Silver, kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe, kandi ibiganiro ducishaho kuri channel yitwa Isoko y'Ubugingo. Imana iduhana umugisha. Ngarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana rigira umumaro mwinshi wo guhindura, ndetse ribasha gukora ibyo umuntu atabasha gukora mu izina rya Yesu. Rero mu ijambo ry'Imana harimo byose, harimo ubutunzi, harimo ubuzima, harimo buri kimwe cyose mu ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Imvugo yayo ingana no gukora kwayo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri, ibice byaho ni 28. Turasoma umurongo waho nyine wa mbere. Haravuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Ndashaka tuganire rero ku ijambo ryitwa kumvira Imana. Hari ibintu byinshi umuntu yakumvira, ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo tuganire kumvira Imana. Ushobora kumvira ababyeyi, ushobora kumvira umukoresha wawe, ushobora kumvira uwo mubana, ushobora kumvira umwana, ushobora kumvira ababyeyi be. Kuri iyi nshuro nje kugira ngo tuganire ku ijambo rivuga ngo niwumvira Uwiteka Imana yawe. Nta kintu Imana itatubwiye. Iyo wumviye Uwiteka Imana yawe iguha icyo ushaka. Iyo wumviye Imana iguhereza umugisha. Iyo wumviye Imana iguha icyo ukeneye. Kumvira Imana bigira umumaro iyo wumva icyo Imana ivugana nawe. Iyo wumva icyo Imana igutegeka, kumvira Uwiteka Imana Nyiringabo waremye ijuru n'isi, bikugeza kure. Iri ni ijambo rivuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, nuwo kwitondera amategeko yayo yose ngutegeka. Ndagira ngo mbwira abantu ntago bazi ko ibi bintu by'Imana, bamwe na bamwe ntago babizi, bigira kondisiyo. Abantu bajya kuraguza cyangwa se abantu bajya mu bapfumu, bafite ibintu bababwira bakabaha, ndetse ariko bakababwira yuko batagomba kwica kondisiyo babahaye. Aha rero usomye mu ijambo ry'Imana riravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe. Icyambere ni umwete. Hari abantu babikora ariko nta mwete babishyizemo. Hari abantu bumvira Imana ariko nta mwete. Noneho rero ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, ndetse nuwo kwitondera amategeko yayo yose igutegeka, cyangwa se ngutegeka uyu munsi, Uwiteka Imana yawe izagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Icyo ni icyambere. Ubona umugisha, uzasumba amahanga yo mu isi. Iryo ni isezerano. Isezerano umuntu ahabwa, isezerano wakira ushaka kumvira Uwiteka cyangwa utagiye kumvira Uwiteka. Nta gihombo kirimo, haba harimo inyungu mu izina rya Yesu. Amahanga yose yo mu isi, kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho. Umva imigisha rero irimo kumvira Uwiteka Imana. Hari abantu babitangiye babivuyemo, hari abantu babyitotombeyemo, hari abantu babonye ngo nta mumaro byabamariye. Ndagira ngo nkubwire ngo gahunda nuko utigeze wumvira Imana. Kumvira Uwiteka bizana umugisha. Kumvira Uwiteka hari inzira nyinshi utabarirwamo. Kumvira Uwiteka hari inyungu nyinshi ubonamo, kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Umva umugisha wa mbere ku murongo wa 3. Uzagira umugisha mu mudugudu. Mu mudugudu ubu dufite abantu badafite umugisha mu mudugudu. Mu mudugudu bakaba nta muntu wagusuhuza. Mu mudugudu ukaba wowe ubwawe utumvira, utarumviye Imana, ugasanga ufite umuvumo mu mudugudu, ugasanga mudugudu niwe kwiyumvamo, ugasanga mudugudu nta ugukeneye, ugasanga nta wagusuhuza, ugasanga nta muntu waguha n'amazi yo kunywa, ugasanga utatse nta muntu wagutabara. Aho ngaho umenye neza yuko hari ikintu kuva na kera kose ijambo ry'Imana imidugudu itari yaza ryari rizi imidugudu kigomba kuzabaho. Uzagira umugisha mu mudugudu. Ni gute wagira umugisha mu mudugudu? Wumvira Imana. Ntabwo wakumvira Imana kandi utumviye abayobozi. Ntabwo wakumvira Imana utumviye abo mu bana. Ntabwo wakumvira Imana udakoze ibisabwa nk'umurokore.
kumvira Imana ubundi ni ugukora ibisabwa n'umurokore, ni ugukora ibintu Imana ishaka gukora, ni ugukora ibintu by'indangagaciro za gikristo, ni ugukora ibintu Imana ibona ko mbese uhagaze mu mwanya waho itari. Muri makeya ukaba urimo gukorera Imana, ukora ibikorwa bigaragara ko urimo kumvira Imana cyangwa se wubaha Imana. Ntabwo waba wubaha Imana umwene so nagukomangira aje kugusaba amazi ngo uzane inkoni. Ntabwo waba wumvira Imana ngo umwene so naza kugufunguza ibiryo bifite ngo umwirukankane. Aho ntabwo waba wumvira Imana. Kumvira Imana rero cyangwa se kubaha Uwiteka Imana ni ugukora bimwe mu nshingano za gikristo cyangwa se mu nshingano cyangwa se mu ndangagaciro za gikristo dusabwa no gukora iby'Imana idusaba. Uzagira umugisha rero mu mudugudu, icyo ni kimwe, uzawugirira no mu mirima. Hari abantu rero batumvira Imana, ibyo bakora nabyo bigapfa kuko hari ibintu atumviyemo Imana. Ndumva ashaka kugira ngo kumvira Imana, iyo utumviye Imana kandi ari iguhereza uburyo, ari iguhereza umugisha, ari ikwereka, ari ikurindira mu byo ugiyemo, ari iguha ayandi maboko, ari iguhereza uburame, hari ikintu gikomeye cyane uba utakaje cyangwa se uba ubuze cyangwa se ubunyazwe. Kumvira Imana, nimba umukoresha wakubwira ngo genda ujye gukora akazi, ujye ugera hano saa moya, ukahagera urimo kumwumvira nyine, akubwira ngo urataha saa sita cyangwa se saa 12 cyangwa se saa 5 bitewe n'isaha yaguhaye, ukabikora uramwumvira. Iyo utamwumviye ntaguhembwa, ntabwo aguhemba. Ni nako kumvira Imana hari inshingano ijambo ry'Imana risaba ko twuzuza. Kumvira Imana, iyo wumvira Uwiteka Imana nyiringabo, ibyo usaba byose ugira gute? Ibigufashamo. Hazagira umugisha, ku murongo wa 4, hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe. Hazagira umugisha igitenga cyawe n'ikibo uvugiramo. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Reka tuganire kuri iri jambo ryo kumvira Imana, hanyuma tugere kuri umurongo wa 6. Uzagira umugisha mu majya no mu maza. Kugira umugisha mu majya no mu maza ni ikintu abantu batazi, ni ijambo rikomeye. Kugira umugisha amajya n'amaza, umuntu ashobora kugira umugisha wo kubona akazi ariko ntagatindeho. Ushobora kugira umugisha wo gutinda ku kazi ariko ntugire umusaruro bivanamo. Ushobora kugira umugisha wo gushaka, Imana idufashe cyane. Ushobora kugira umugisha wo gushaka ariko ntubyare. Ushobora kugira umugisha wo kubyara ariko nturere. Ushobora kugira umugisha wo kurera ariko ntubashe gukuza umwana wawe. Uzagira umugisha w'amajya n'amaza. Ndashaka kuvuga ku mugisha w'amajya n'amaza. Umugisha w'amajya n'amaza, kugenda ufite umugisha, kugarukana umugisha. Ushobora kugira umugisha wo kujya mu rugendo ariko ntutahe. Ushobora kugira umugisha wo gutaha ariko ntugera aho ugera. Iyo wumviye Uwiteka Imana aguha umugisha amajya n'amaza, Imana ishimwe cyane. Umugisha w'amajya n'amaza, umugisha wo kurangura, ukazava kurangura ugacuruza ukunguka. Umugisha wo kuryama warangiza ukabyuka uri muzima. Tujye twumva abantu baryamye bakabyuka bapfuye. Tujye twumva abantu bajya mu kazi ntibatahe bagapfa, bagakora impanuka. Tujye twumva abantu ajya kwa muganga agiye kubyara ntatahana umwana muzima. Aba yari afite umugisha wo gutwita ariko ntagire umugisha wo kubyara. Imana ishimwe cyane. Nshuti yanjye, ndumva nakubwira ngo kumvira Uwiteka bizana umugisha w'amajya n'amazi. Kumvira Uwiteka bituma ugira umugisha. Ushobora kugira umugisha w'urushako ariko ntugire umugisha wo gusazana cyangwa se wo kurutindamo. Mbonye abantu benshi bashaka ariko ingo zigasenyuka kuko bagize umugisha wo gushaka, yewe bagira n'umugisha wo gukora mariage, yewe bagira n'umugisha w'ibirori byinshi, imodoka ziravuga, ariko ntago bagize umugisha wo gutinda mu rugo. Kumvira Uwiteka bituma
umuntu agira umugisha w'amajya n'amazi. Kumvira Uwiteka ni gute? Wakumvira Uwiteka ni ugukora ibyo agusaba, ni ugukora ibyo ashaka. Uyu murongo ngo uzagira umugisha, umurongo wa 6, uzagira umugisha mu majya no mu mazi. Umurongo wa 7, Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi, mu nzira 7. Ni ukuvuga iyo wumvira Uwiteka, ibyago n'amakuba by'umukiranutsi biba byinshi. Si uko utazahura n'ibikugerageza, nta nubwo si uko utazanahura n'ibikurwanya, oya yewe uzahura nabyo, ariko umva isezerano ririmo ni uko Uwiteka azabigukiza muri byose, azagutabara. Abanzi bawe bazagutera baciye mu nzira imwe, bahuje umugambi, hanyuma Uwiteka azabatatanya baciye mu nzira nyinshi bahunga ubuzima bwawe, mu nzira 7. Bisobanuye ngo kuko wumvira Uwiteka. Ariko iyo utumvira Uwiteka arakureka abanze bakagufata. Iyo utumvira Uwiteka arakureka ibigeragezo bikakwizingiraho. Iyo utamwumvira arakureka ibintu bikakugera iruhande, ukabura icyabigukiza kuko kutumvira Uwiteka. Kumvira Uwiteka, hano uravuga ngo gusenga Imana, kubaha Uwiteka Imana, iyo umwubashye neza ubona umugisha. Iyo utamwubaha rwose ibintu bye birimo kondisiyo, hari ibintu bipfapfana. Ariko ndashaka kugira ngo ngaruke ku ijambo rivuga ngo amajya n'amazi, umugisha w'amajya n'amazi, umugisha w'amajya n'amazi. Nshuti yanjye, hari abantu bafite umugisha ariko badafite uw'amazi. Hari abafite uw'amajya badafite uw'amazi. Hari abafite uw'amazi batarabonye uba. Ni ukuvuga ngo iyo ufite umugisha w'amajya n'amazi, uragenda ukagaruka, ukaryama, ugasinzira, ikigiye kukubuza ibitotsi Imana ikagikuraho, ujye kukuroga Imana ikagukiza uburozi waba uriye so kutaburya, hanyuma impanuka yaba ukayirokoka, amajya n'amazi, ukabyara, ukarera, ugakuza, abana bakiga, ndetse ugashingiza. Ni ukuvuga uwo ni umugisha w'amajya n'amazi. Kugendana umugisha, kugarukana umugisha, mu nshuti ukagira umugisha, aho wicaye abantu bakakubona yuko ufite umugisha. Muri makeya si uko utazabura ibikugerageza, si uko utazahura n'ibishaka uwo mugisha wawe, ariko Uwiteka arawurinda. Mbibutse ko Imana iguhaye umugisha iranawurinda, iwuhagararaho. Ahantu hari ubutunzi niho hajya haba hari uburinzi. Amajya n'amazi, mu izina rya Yesu ndagira ngo nkubwire ngo kubaha Uwiteka ukamwubaha neza, ugira umugisha uhereye mu mudugudu, uhereye aho utuye, uhereye aho ukorera, ukabona umugisha aho uryama, ukabona umugisha mu baturanyi, ukabona umugisha mu bavandimwe. Ariko kubwo kubaha Uwiteka, wisuzume urebe, ese urimo kubura umugisha atari ukubera iki? Urimo kubura umugisha kubera iyihe mpamvu? Si ukubera ko utumvira Uwiteka, si ukubera ko wavuye mu masezerano, si uko usigaye ukora ibidakorwa, si uko wivanze n'ayandi mahanga ukamera imvi z'urutarutaro, si uko utagisenga, si uko utakihangana, si uko utagikijijwe. Se wenda gerageza wongere wumvire Uwiteka, Uwiteka azakugirira neza. Murongo wa 7, Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, baguhunge baciye mu nzira ndwi. Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Imana iduhana umugisha. No mu gihugu Uwiteka azaguha umugisha. Ibyo uzakora bizakubera byiza, uzagira umugisha. Reka mbabwire, mureke twubaha Uwiteka. Ubaha Uwiteka mu bikorwa byawe, ubaha Uwiteka mu mvugo yawe, ubaha Uwiteka mu mikorere yawe, ubaha Uwiteka mu kazi kawe, ubahishirizemo Uwiteka. Uwiteka azatuma utinda muri ako kazi, azatuma ababisha bawe batakurwanya ngo bagushobore. Wowe urimo kurira ngo mu kazi kawe ngo ababisha bawe bakomere nabi, gerageza kubaha Uwiteka. Wasanga uri muri ako kazi ariko wiba, wasanga uri muri ako kazi nawe ubwawe udashobotse mu bandi, wasanga uri muri ako kazi nawe ubwawe udakora ibyo Uwiteka Imana Nyiringabo ashaka. Ugiye mu kazi uribye, ugiye mu rugo utangiye kubona yuko urwo rugo
ari wowe ugomba kurukontorora, reka rwose ukanarukontorora mu gihe kitari ngombwa, ukanarukontorora mu buryo reka mbyite ngo butazi, ukihindura intare, ukihindura umuntu udasobanutse muri urwo rugo, rurasenyuka. kuko Uwiteka yaguhaye urugo, wagize umugisha, ariko ntabwo ufite umugisha wo kuzaramya urwo rugo, kuko ntucyubahiriza icyo Uwiteka yavuganye nawe. Kubaha Uwiteka bitugirira umumaro. Kubaha Uwiteka bituma turamba mu kazi. Kubaha Uwiteka bituma turamba no kuri iyi si. Kubaha Uwiteka kandi bituma tubana n'inshuti n'abavandimwe. Iyo twubashye Uwiteka bituma imirimo dukora Imana ikomeza kuyihereza umugisha. Kubaha Uwiteka bituma urubyaro rwacu rugira umugisha. Kubaha Uwiteka bituma mu mudugudu turimo abantu babona ko turi abakristo, babona yuko turi abantu b'Imana. Kubaha Uwiteka tugenda tubona umugisha. Imana iguhereza umugisha. We wari utacyubaha Uwiteka, we wavuga ngo yaragutaye ntacyo kimaze, we wakoraga ibyawe, ndagira ngo nongere nkubwire ngo ongera usubire ku rufatiro. Wubaha Uwiteka, azakugirira neza, ineza y'Imana izakubaho, kuko Uwiteka numwubaha uzabona umugisha amajya n'amaza, numwubaha uzahinga usarure, numwubaha uzakora bigende neza, numwubaha ntabwo uzabura umugisha w'amajya n'amaza. Imana ibahereze umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu, amen.